guys, welcome to our YouTube channel, Nyurwa Family TV Show. Nagarutse ni wa mukobwa wanyu Josephine again kuri Nyurwa Family TV Show. Ubu nabemereye kubasangiza story. Ubwo tugeze muri story time. Noneho story turahera kibi story ari byinshi ari bya danger bitwika turahera reka duhere ku story zo kwishuri ubuzima bw'ishuri. So ndahera primaire ndahera primaire nize gardienne abandi bose ayo bita mu Gifaransa maternelle ari kibura mwaka n'ubundi mu Kinyarwanda. Niga primaire ndayirangiza, niga secondaire, ngeza tronc commun, maze gukora icya leta bijya bagita superieur mu wa kane. Noneho nagiye mu wa kane niho ruzingiye aha birashyushye. Nagiye mu wa kane njya interna ahantu biti Cyangugu i Rusizi, abantu bahazi mu gace bita ku Cyangugu, mu gace k'Abanyamurenge. Mu gace k'Abanyamurenge gusa ariko ni agace k'Abanyamurenge gusa naho niberaga. Nagiye kwigayo ku kigo cyitwa Friend. Nsuje directeur wacu, master wacu yakivuyeho asigaye ari Gisenyi ko nabyumvise. Mfite amateka amwe ya danger hagarika. Hello guys, welcome to our YouTube channel Nyurwa Family TV Show. Twagarutse nanone wa mukobwa wanyu Josephine. Ubu twagarutse noneho nabemereye ko nzaba story agace gato cyane. Noneho mbere ko mbaka aga story rero story time. Kamanzi ndebe ku dukomenti abasa nk'abagerageje gutera udukomenti ndebe niba ibyo nabasabye mwarabikoze. Uyu niba ari user nde use yaravuze ngo you look so beautiful, thank you. Hariho undi yaravuze ngo courage de mai, thank you so much. Ndebe undi tena undi yaravuze ngo courage bantu banjye, yego murakoze cyane. Undi keep it up, thank you. Undi ngo komeza utere imbere, my best love so bad, yitwa Solange nikuze, urakoze cyane. Undi yavuze ngo ndabyishimiye ibyo muba mwadushyiriyeho, Imana yanditse ngo Imana ikikomeza igenda imbere y'intambwe muri gutera iryo riri kumwe namwe. Sinzi ukuntu yanditse Ikinyarwanda ngo Imana igikomeza irinde intambwe zacu ngo igiho riri kumwe natwe. Sinzi ukuntu yabyanditse. Imana igumugisha nawe, wakoze cyane. Handi wanditseho ngo mu kazi kose sha twaje. Okay, reka dusome izi ndabona ari nazo zihari. Nukuri abantu bose bari kuduha courage, thank you so much. Bari kutwifuriza ibyiza, bari kutwifuriza gukomeza kwegera imbere. Imana ibahe umugisha. Nukuri turabasabiye nubwo atari twe tutanga ariko tubasabiye kuri rure mu utanga, ukomeze mudushyigikire. Nukuri ndabona biri kuza, umva nukuri ntako mutagira biri kuza. None ngiye kujya mbahereza utu video tumwe tugira uti dutwika udu story narabibemereye. Ubu rero tugeze muri story time, ni igihe cyo kuvuga story yanjye. Ariko turahera kuri story abari byinshi bya danda, abari byinshi amateka y'umuntu yashize, abari menshi cyane. Umuntu yavuga akagira uwakomeza, umuntu yavuga akagira umuntu wari wihebye ugaruka. Mu byukuri abari story byinshi, ariko reka duhere kuri story y'ishuri.
cyane kurungano nkuko ngana story y'ishuri umva ibiri bad kabisa, abari bad story. Niyo ubuzima bundi busanzwe abari ubwo, ariko noneho reka ntere ku ishuri. None musaba part 2 nzabahereza niki niyo ubuzima busanzwe bwo mu rugo, ubuzima nyine buri aho tu. So ubwo twagiye ku ishuri, ndi umwana wakuze nk'abandi bose, ndi umwana wize gardienne ariyo maternelle mu Gifaransa, noneho ni kibura mwaka no mu Kinyarwanda nigize umuntu umufaransa w'umwo, mbese indimi zose nakoze. Mu Giswahili babivuga gute? Hagira umuntu byandika muri comment ngo maternelle bayita gute? Okay, nigize umuntu uzi indimi zose. Noneho ndiga gardienne ndayirangiza, fata primaire amashuri 6 ya primaire ndayirangiza, fata secondaire murabiswa bikiciro ra amashuri 3 mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu, fata tronc commun ndatsinda, njya kwiga ahantu interna mu wa kane kanaga kikandi bage, njya kwiga interna ahantu mu wa kane ahantu bita Irusizi Cyangugu. Noneho nkaba mu gace ka ni muri Rusizi mu Rwanda, ariko mu gace kaho ni mu Cyangugu, niko bahita, ni mu Cyangugu. Abo mu Cyangugu ndabasuje cyane, na gace gatuyemo abanyamurenge benshi cyane, benshi pe, abanyamurenge benshi bya hatari, buriya benshi n'abashuti banjye bimwe birenze. Bamwe bari hano abandi baracyari yo nyine. Ukuri naragiye mbaho mu wa kane niga ku kigo cyitwa friend kira, friend family kira, ibintu nk'ibyo ntabwo mbyibuka. Noneho directeur wacu ni umuntu ukomeye cyane, ubu ngubu ubatuye ku Gisenyi, nabibona arahita amenya, ndabizi ntabwo nahindutse cyane ku buryo kiyanyoberwa. Ndamusuje cyane, yarahavuye, wasigaye ari umuntu ukomeye ku Gisenyi, ni umuyobozi ukomeye. Nagenda higa, murabizi ko uyu mwana agiye kujya mu wa kane, noneho iyo ugeze nk'ahantu kuri icyo kigo umwana ari bwigeho baguhereza igipapuro cyitwa babyeyi. Icyo gipapuro cy'ababyeyi ni igipapuro gisobanuye, mbese kiba kiriho ibikoresho by'umwana akenera ku ishuri byose by'ababyeyi bakwiye kumugurira. Icyo gipapuro barakimpaye, igipapuro nagiye kwiyandikisha, nsubira inyuma gatoya, nagiye kwiyandikisha, njyana kwiyandikisha na musaza wanjye, niwe wari kunyishyurira, ni nawe wanyishyuriye. Ubwo ndagenda tujya kwiyandikisha, tumaze kwiyandikisha baduha ababyeyi, anjyana mu soko, ni mu mujyi muri gare ya Rusizi, ku soko rihari ku muhanda, etage igeretse 2 ndabyibuka. Tujya kuri floor ya 2, turaza tugura ibikoresho byose, dushopinga matera, tugura indobo, tugura raclette, tugura amatishu, tugura isume, tugura ibintu byose babyanditswe muri babyeyi. Abanyeshuri murabyumva bari byinshi cyane. Icyo bise utuntu twose turi muri babyeyi, ngura korogate, brosada, reka nibyo. Noneho abari byinshi urumva abana ari nk'abana bafite iwabo bifite ubushobozi, baragenda bakagura babyeyi uko bingana yose, abari amafaranga menshi cyane arenze minerval. Noneho tugura ku bushobozi dufite, ndagenda ku ishuri. Noneho igeze ku ishuri ugiye gutangira bwa mbere ujya muri office ya animatrice wakwinjura akagusaka ahereye kuri babyeyi, asoma kimwe areba ati kino kirihe ibintu byose abikwereka. Noneho ubukoryo twakoraga, nza kwinjirana n'umwana w'umukire wa danje, umwana turutse mu bipangu i Kigali. Noneho twinjiranye kubera ko ngiye kuvana kera, nahoze ndi umwana uri sociable nyine, ababizi barabizi, murabizi benshi kandi na nubu. Noneho ninjiye nsa nk'umwisuhurishwa, ndamusuhuza, turaganira, ndamubazije kwiga mu wakangahe, urumuro classa, mbese uje urarokrashije se rokrassa n'umuntu uvuye ku kigo aje ku kindi. Arambwira ati oya, ndangije turankomeje kwiga mu wa kane. Ambwira ati wow, nanjye nje kwiga mu wa kane, nanjye ndibwo ndi gutangira uyu musi wa mbere, nanjye nje kwiga mu wa kane.
arambwira se ngiye section ndavuga ati accountants comptabilité mu Gifaransa nize ubucungamari ibintu byerekeranye na banki mbese nawe urabyumva entrepreneur ndi hano nyine mwana nshaka noneho ku mibare ni hatari noneho ubwo uwo mwana turahura ibikoresho byinshi yarabyujuje banyina baje bamutwaye mu modoka sha ngiye naje nateze moto ingeza ku muryango w'ikigo umwana bazaba mutwaye mu modoka barakubita pipipi kuri portail y'ikigo barinjira koko bagenda baramusaka baransaka none reka mbabwire agakora ibyo nakoze bana master ntago yarabizi bana animatrice nanabibona niba wenda yanambona kananyibuka umva zabyibuka none agakora ibyo nakoze naragiye ibikoresho byanjye ndabisakisha neza kuri gahunda ibyo ntafite mfata kuri bya bindi bya wa mwana kubera umwana bamusatse bwa mbere none ngiye ninjira avuyemo ibi bikoresho ntaguze byose kubera mufite babyeyi urwo rupapuro rugaragaza ko ibikoresho ababyeyi bazakugurira ndagenda mfata kubyo ntafashe kubyo ntafite mbitwara nayo ndabitwara bagenda barasaka basanga nanjye biruzuye aragati wawe mwana avuye mu bakire wallahi nta kintu na kimwe abura ndagenda turinjira noneho oh my god ikintu kintangaje cyane narinjiye nibwo bwa mbere mbonye muri dortoir turinjira tujya mu madoro baranyereka nsanga ibitanda byose barabifashe murabizi muri interna twararagana n'ubu niko barara niko ntekereza hasi no hejuru sanga ibitanda byo hasi byose barabifashe barambwira ati wowe urarara hejuru noneho umuntu waruraye hasi yari umwana ndamushimira cyane bamwita Zabayo ubu nawe ni umumama atuye ku Gisenyi Imana igumugisha Zabayo none urabona iyi video nubasha kuba wayibona umva mu byukuri n'ukuri uzanyandikire pe uzanyandikire wankoreye umuti umva mu buryo bwose none ukuntu byaje kugenda Zabayo aranyereka ati basasa gutya uryamye ndavuga ati none se ntindyama haryamiriya hejuru sindi usinzire nkarota nkagwa abana bari basetse niwe bwo babiro gwaza muri internet ndavuga ati no bwa mbere reka abantu nyuzure baranyifatira abantu bize muri internet murabyumva cyane ndabizi baranyifatira bakajya banyuzura bakajya baza aho ndi ngo giwanyu ni hehe witwa nde umva mbese nta muntu umwisi n'umugenzi wese abanyeshuri baza kumva ngo hari yango harakana kaje gashya ngo gaturuka ngo ku Gisenyi ngo naga tronkome ngo kaje mu wakana hangaha ngo muri comptabilité ngo kaje kwiga accountants ahangaha abana bakaza kunyuzura uzi ukuntu abanyeshuri barinyuzurana oh my god warira ugira umutima woroshye warira neza hari igihe waninga n'imyenda yawe isa nkaho igiye kuma bakagenda bakayimanura bagata bayisubiza mu mazi ngaho bari kukunyuzura ngo mbese nuko kumenyereza ikigo nyine umenye ibirimo ndakubwira ibintu by'ishuri abari hatari noneho bandaza hejuru mfite ubwoba mu by'ukuri umva nese mbirarire yose nabe ijoro ryose rinde rike njya ku ishuri byuka mu gitondo ntigeze nsinzira kubera ubwoba nagiraga ngo nindyama ndaza guhubuka ngwe hasi nibwo bwa mbere n'ukuri nagiye muri interna pe naho ayo mashuri yose guhera maternelle kugeza muri tronkome nize externe nize ntaha mu mugi wacu noneho naragiye mbaho njya ku ishuri mu gitondo none cyagiye cyo kubyuka reka mbyuke ngiye tujya gukaraba ahantu twari kugomba gukaraba abanyeshuri muri interna kuntu bimeze nigaga mu kigo cy'abahungu n'abakobwa twari tuvanze twembi cyari ikigo cy'abarokore cyari ikigo cy'abapende ko noneho tujya gukaraba ntabwo nari imenyereye gukaraba mu bantu rusange umuntu yambaye ubusa noneho muri internet abantu babizi uragenda ukambara isume noneho wagera nko hanze ngo dukarabira muri dortoir hanze aho amadortoir ari ariko mwese abakobwa mwese mukuramo mukabunuza mukambara ubusa ibibuno hanze mwese mugakarabira hanze none nababwiye ko muri ababyeyi baba badutumye n'indobo indobo niyo kogeramo nyine nayo nitegeko kuyizana bagenda ukavoma amazi ukahavuga teka nkari mugakaraba muri kivunga abakobwa mwese mwambaye ubusa birantonda hanyuma nahagarara ngira isoni mfashe isume nakenyeye nimbareba bumiwe
utambuka Jose kudatambuka ngo ukarabe nkavuga ndaje gatoya umva naho nta kintu cyari mpagaritse mw'abantu nta cyari kimagaritse rya zisoni mbaho nkajya muri classe ibihe byose nakerewe nindakerewe muri classe mu gitondo nindakerewe ninge baza kunyigira imitwe baza kuvuga ati njya nkaraba ntinze sinzi ibyo mba ndimo none uko ngenda menyera ibyumweru nagiye maramo nk'ukwezi ahise noneho mera neza nkajya ngenda akaraba nk'abandi nta soni ntaki bimeze neza nyine ndamenyera ariko byaranyuzuye banange noneho bibaho bwo ibyishuri ndiga mu by'ukuri nari umuhanga wanyishyuriraga arabizi sindi kubeshya nari umuhanga mu ishuri si cyane narageragezaga muri make ni ukuri mu mibare narageragezaga pe kuko no muri tronkome ahantu nize niganye n'abantu benshi hari igihe wabona twigishijwe n'umwarimu w'imibare bita pipi umwarimu bita pipi kandi nawe ajya nkurikira kuri YouTube none nabona nk'amanota make turi bantu benshi nyine nko wabonye make esheke ubwo tutagije kuri mwati ukaza kuryama ugakubitwa bya danje ukaryama ugakubitwa amanota waburagaho kugira ngo ubone mwati akaba ari ukubitwa nibabonye nka turiga mu gitondo nkajya nkererwa hajya nkinda kujya ku ishuri mu gitondo muri etide abize interna barabizi hari ukuntu babazindura cyane amasomo asanzwe bari butangire saa moya mukazinduka saa 12 mugakora etide y'isaha mwenyine buri muntu akwigisha ufashika yo gusoma uri gusubiramo muri make none nkajya muri etide ngewe n'abandi bakarangiza etide nkabona kwinjira mu ishuri ngatangirana n'abaprofeseri kugira ngo batwigishe nkatangira saa moya kubera ko ntinze isoni noneho ibyo biragira aho ukwezi kwarashize ndamenyera nahuye n'abana beza cyane abana abana bameze bati inshuti nziza nkora inshuti nziza baramenyereza ko bari bakerebutse abana b'abakire ubundi yo bo bageze mu wa gatandatu primaire bakaba bagiye mu wa gatandatu primaire baharangije bagiye mu wa mbere secondaire ahangaha bahita mu wa karindwi bahita bajya mu ma interna nge rero nigiye aho nigaga narahize ngeza muri tronkome noneho baramenyereza no kurimenyera vuba umuntu ndumamagaye ndamenyera vuba noneho wa mwana w'umukire wa wundi nababwiye imbere gato waduhije ibikoresho kugira ngo ibyanjye byuzure neza ibyo mburaho bataza kunyirukana cyangwa bakavuga ngo bakandika agapapuro ngo azabizane nyuma nukuri yakoresheje uko ashoboye kose ndamushimira nawe Imana imuhe umugisha nawe umva mbese igimuha bamugoboka noneho uwo mwana akajya ngurira icyayi mu gitondo muri etide nabwo ko naramenye none nkajya muri etide nk'abandi bose mu gitondo akajya ngurira icyayi nyafite musaza wanjye akaba yayanyoherereje cyangwa se mama na mama yayanyoherereza nk'ibyo 5 cyangwa ibyo 2 ni cyumwe twari dufite ekonomi twigaga ekonomi ariko none namwe murahaza abana baturuka ahantu ituruka mu cyaro ahantu wenda batifite bya danje umenya no kujera nyine ekonomi bari hejuru ekonomi bari ya danje nyine ufite ekonomi ya hatari ntacyo waba umbeshya ahangaha ntacyo waza umbeshya narajeze udufaranga dukiye ko muri kantine ko mu kigo 2 bikandangiza nk'ibyumweru 2 cyangwa ukwezi ahano akayabo kahangaha ntago ariyo yananira ari muri kampani ntago ariyo yananira noneho biraje noneho turarangiza akajya ngurira noneho kuri nka lunch inkuru zirazambanye ndani inkuru abari nyinshi mbavuga ngo kubera inkuru nyinshi mbese inkuru ziba ziri kubyigana bari nyinshi cyane noneho saa 6 baradutekeraga bakadutekera umutsima wa kawunga n'isosi y'ibishyimbo iyo mbyibutse numva rwose nakwibuka n'ubu ngubu
uteka inyama ukazihaga umva rwose ibintu bidanje. Noneho isosi y'ibishyimbo, isosi ushobora kugira ucyo ukageramo akaboko, ukagera akaboko kakaza kogeje neza kameze neza. Ugateka isosi y'ibishyimbo ukabona ibishyimbo ibishishwa cyangwa ibishyimbo biri kureremba hejuru y'amazi, ari amazi gusa gusa. Twe duteka umutsima, buri muntu aba yifite isahani yavanye iwawe yaguze na fork ubiyifite cyangwa ikiyiko. Noneho kagenda bakaguha nukuri pe abize interna murahazi nyine ku bantu bize n'abanyeshuri bose ba interna. Ntabwo navuga ngo abiza hanaha abenshi ba interna nyine kawunga niyo dutunze. Noneho turagenda bakakwarurira inkuru ziba zambaye nyinshi cyane, mba nabuze izo mbara nizo ndeka bari nyinshi, umva ibistori nzabibaha mpaka. Noneho kawunga baguhereza kawunga kuri plateau yawe, bagashiraho foke yawe, nukuri kawunga gakomeza kabumwero kandi basutse isosi hejuru, ukagira si kawunga undi kwirisha amazi. Iyi kawunga nta sosi bashizeho, ibi ni ibiki? Niko interna ziba bimeze nyine, niko ma interna menshi biba bimeze. Bagira ngo baturuhuriye bakaturura gateka imboga z'amashu, bagateramo udushyimbo, nabwo nanone isosi bakagira ngo amazi. Umva ndakubwiye Nyabarongo bakayigira amazi dereri. Bana mbega birabiryo we. Sinjya mbikumbura mbitekerejeho ndavuga ati wa mana we. Noneho nkajya nkabirya nabi, nukuri nagiraga akantu kagaseseme bya danje kwineneshwa nyine. Ngira ibintu byo kunenaguzwa ntapfa kuburya ibyo mbonye byari byo byose. Umva mbese simbizi inzoka yangira atoranya muri make, umva umubiri wanyu uratoranya cyo urya mbese na nubu nikomeze hawunye pfa kurya ibintu byose gutya nikomeza, ariko niko ndemwe nyine ntaga ari kwirata nta kindi naho ngaho nabyangaga nta bindi nzi ndi bubone ndi buburare kandi nta yandi mahitamo mfite, ariko nyine nikomeze nuko nteye nikomeze. Noneho inzoka nagira ngo ndabiriye nkihangana nkabirya, nkajya muri etide y'umugoroba. Twageraga etide y'igitondo, ngomba ko abanyeshuri twararenganye cyane. Twageraga etide y'igitondo tukagira etide ku mugoroba mwabantu. Mumbabara abanyeshuri biga muri interna, umva baba barakubiswe, baba bazi ubuzima. Niyo mpamvu ujye ubona abana bavuye mu buzima bwiza cyane bakajya interna, aza acanye ku maso yarakarishye, ntacyo waza umubeshya, nta umva mbese aba yarumiwe. Abenshi baza barananutse barashize. Noneho nge nari nanutse kuruta uko mundeba ukunguka ungana, nari nanutse wa mana we. Ugira neza n'ukuri nari nanutse ku rwego nagendaga ndi kugenda kuri ukagira ndi kugaruka, nari nanutse cyane. Hakubita byane byo kunena n'uwo mutsima ntawe ushoboye, iyo kawunga ntawe ishoboye. Iyo sosi y'amazi nayireba none nkumva neza mararacitse. Bagenda nkapfa kubiryana nihangana nkaba nabiriye kubirya kwera inzara, ukabiryana uburoho yari inzara niki masegonda make nkaba ndabigaruye. Oh my god, umva nukuri byarangoye birangora, ngirirwa amahirwe mu rugo tuza kubona dossier iza kuza muri Amerika, umva bakajya bampamagara buri gihe nkishima. Hayavuga ati wa mana ushimwe wenda nabandi hutse iyi kawunga nukuri nenda gupfa nubundi niyo mu rugo wanayirya, ariko ho byibuze agasosi kaba gafashe. Urayirya yo ibihiye ntabwo imeze nka ndo kwishuri dahiye babasutsemo petroli ngo mutarwara inzoka, kwishuri basukamo petroli kugira mutarwara inzoka. Noneho mu rugo niyo wayirya urayirya, ariko ugashiraho agasosi niyo ari kibishyimba ariko gafashe kameze neza, wenda babonye nutwo tunyanya ko gutereramo, nutwo tuvuta turi bugemo. Ubwo mbaho nkajya njya mu madosiye yo kuza hanze, ngakomeza dosiye kujya muri Amerika, ngakomeza gutyo ngasubirayo. Babona mu rugo babona ni biri too much, kandi cyangwa ku bantu bahazi Rusizi ni kure niyo bigwa. Icyo gihe ni 2015 niho nigaga mu wa kane. 2015 twatangaga ibihumbi 5 bya tike gusa. Ibihumbi ni kuntu ari menshi, 5 ari tike yonyine, hatariho n'igiceri cya 50 cya shikarete cyangwa cyabomba, ntacyo ari tike. Ugatuyatanga ugakatishiriza i Kigali Nyabugogo, cyangwa ukatishiriza ku Kibe mu mujyi, ugakatishiriza utugi cyangwa ibihumbi 5 byuzuye.
turagenda nkagenda inkuru zazambanye nyinshi ngo turagenda tujya he tujya noneho nkagendera kuri nkagendera kuri iyo tike babona ni menshi. Ejo nagiye ku ishuri, ejo bundi bampamagaye ntagarutse muri dosiye, nagiye mu ishuri ejo bundi bampamagaye bagarutse muri dosiye, niga nabi cyane no mu manota nsubira hasi kubera ntabwo nigaga neza. Noneho ibyo birarangira baravuga ati rero ukwiye kujya kwiga ahantu hafi, noneho uhindura ikigo wiga ahantu hafi. Ndavuga ati none ahantu hafi hahari inzi bafite accountancy comptabilité, iyo section narahisemo yo kwiga hari irubengera abantu bumva irubengera kuri esi rubengera niyo nize esi rubengera naho ngaho nize ni mu mujyi, ni muri gare ya Rubengera, ni mu mujyi